byose uduco tw'abanditsi ab'isi bose bakandikaho iby'urukundo rwawe niba bimara mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? n'ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? uri mu rukundo rw'Imana yawe ishimure byongera mbese urukundo mbese urukundo rw'Imana yawe urwo rukundo tubivugane mubo yacunguje mubo yacunguje. nimba nawe urime uririmbe gutyo, nimba nawe ubihamya kubw'urwo rukundo rw'umwami, umushimire kubw'amaraso yiwe yuko nawe nzajya
tuzamura ibiganza bari mu iteraniro dushima Imana. Semeni haleluya. Tuzamura ibiganza dushima umwami wacu. Ndashima umwami wanjye yabaye umuza w'Imana. Ndashima umwami wanjye yabaye umuza w'Imana. Ntare ya Yuda abishimye turimbe gutyo. Ndashima umwami, ndashima umwami wanjye ndashima we, ndashima umwami Yesu. Wabaye umuza w'abantu n'Imana. Wakojeje Satani, ntare ya Yuda yaranesheje. Yakojeje Satani, yabaye nk'igiti cy'inganzamarumbo. Ushima Imana gutyo. Bishima Imana umugoroba Imana dutije wo kwishima. Sema haleluya. Zamura ibiganza nimba twishimiye umuremyi wacu. Sema haleluya. 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 Igiti c'inganzamarumbo ninde ni Yesu mwana w'intama. Imibereho y'umwami wanjye yaranzwe cyane n'ibitangaza. Ageze ikuzimu bose baratinya, akurayo ndetse n'imfunguzo. Igiti c'inganzamarumbo ninde ni Yesu mwana w'intama. Imibereho y'umwami wanjye yaranzwe cyane n'ibitangaza. Ageze ikuzimu bose baratinya, akurayo ndetse
n'imfunguzo igiti c'inganzamarumonido ni Yesu umwana w'intama imibereho y'umwami wanjye yaranzwe cane n'ibitangaza ageze ikuzimu bose baratinya akurayo ndetse n'imfunguzo abivuga hejuru kubw'umusaraba ab'isi bose babona umudendezo mu mwami ndashima umwami Amashi menshi ku muririmbyi.